Yesu ashimwe kandi ashimwe cyane. Imana y'amahoro yongere ibambere umugisha. Nguko bisanzwe tugiye kuganira ku jambo ry'Imana. Ni ijambo ry'Imana ndi gukunda muri iyi minsi, nawe ndagira ngo we turi kuma aka kanya uze kurikunda. Ni ijambo nabonye hariya mu gitabo muri Bibiliya. Nkuko bisanzwe n'amagambo ari kumfasha nge mbere yuko nayagufashisha, ndagira ngo nawe ubanze ufashwe nayo. Turayasoma mu rwandiko rwa mbere Paulo yandikiye ab'Ikorindo, mu rwandiko rwa mbere igice cya 13 murongo wa mbere kugeza ku 9. N'amagambo yamfashije, nahaye umutwe uvuga ngo urukundo rw'abizera, urukundo rw'umwizera. Shuti mwene data rero ndagira ngo uze kuyakurikirana, kandi nzi neza ko urahakura intsinzi muri ibi bihe. Reka dubanze dushima Imana. Shima Mwami Yesu, wowe wongeye kuduhuza duhumeka umwuka w'abazima, izina ryawe nirihabwe icyubahiro. Nanone nguko tugiye kuganira ku jambo ryawe. Ijambo ryawe ni rigari kandi ni rirerire, ni umuhizi uhiga kandi aravumbura. Ngaho rero bana nabo ngiye kubwira, Mesiya muzima wururuke ubane nabo kandi haboneke intsinzi, bityo izina ryawe rizakomeza guhabwa icyubahiro. Ngaho no bana natwe niko tubigusabye twizeye, mu izina rya Yesu Kristo turakoze, amen. Aya magambo rero ndagira ngo tuyaganireho muri makeya. Nkuko nababwiye n'amagambo aboneka hariya mu rwandiko Paulo yandikiye ab'Ikorindo, igice cya 13 umurongo wa mbere kugeza ku 9. Iki gitabo cy'Abakorindo ndagira ngo tukivuge mu ncamake, mwirondoro w'Abakorindo, impamvu yacyo. Iki gitabo cyanditswe na Paulo. Paulo ni wa wundi witwaga Sawuli, aza guhindurirwa izina yitwa Paulo kubera ko Imana yari yamusanze. Iki gitabo Paulo yacyanditse mu mwaka wa 56 nyuma ya Yesu Kristo. Yacyanditse ari muri Efeso, mu rugendo rwa gatatu rw'ivugabutumwa. Korindo yari yateye imbere mu bukungu, basengaga ikigirwamana. Hari insengero 12 aho ngaho mu mujyi w'Ikorindo, ariko harimo na rumwe rw'ikigirwamana cyitwaga Afrodeta, imana y'ingore y'urukundo. Uwo mujyi w'Ikorindo hari hatuye abaturage bakavukire 250,000. Bibiliya nibo yagaragaje, ariko hari imbata zakoreraga. Hano mu Rwanda twahagereranya n'i Kigali. I Kigali naho kavukire usanga ari ngeya. Hari abantu bacumbika cyangwa se baturukaga imihanda myinshi, bari 400,000. Nijyo ibarura nibo babashe kubona. Noneho iyo ndaya cyangwa se icyo kigirwamana cyasingizwaga n'indaya 1000. Icyo kigirwamana rero ni bimwe mu byo Paulo cyangwa se uriya wahinduriwe izina ariwe tunagiye kuganiraho, yarwanyaga abo bantu basengaga icyo kigirwamana. Byumvikane ko ni umugabo waje kugira amateka maremare. Imana nguko yamusanze ari umuntu wakoraga mabi cyangwa se amafuti, ariko akagirirwa ubuntu. Imana ikamusanga ikamukiza, ahubwo ikamwiyereka, agahamya Yesu nk'umwami n'umukiza. Niyo mpamvu nanjye Yesu yansanze, ariko aransanga angirira neza. Nari ndi umunyabyaha, ariko Yesu arangirira neza. Uyu mugabo Paulo, nk'uko Bibiliya yaje kubigaragaza, Paulo yaje kurwa mu nzu y'imbohe. Yishwe n'umwami Nero, amwica amuciye umutwe. Byumvikane ko gukorera Imana ntabwo bisobanura ngo uzapfa urupfu rwiza. Nta rupfu rwiza rubaho. Yaje kurwa muri gereza, yishwe n'uriya mwami. Ni itegeko umwami yashyizeho, aravuga ngo uyu muntu
warwanyaga abasenga ibigirwamana, reka nawe apfe. urumva ko yaje gupfa urupfu rubi. niyo mpamvu wowe ukorera Imana ariko ndugere ku rwego rwo gufungwa ngo nuko wakoreye Imana, burya ntabwo urimo neza. gukorera Imana birasaba kwitanga ku rwego nawe wapfa. niyo mpamvu urupfu ku muntu witwa umukozi w'Imana rurahari. reka dusome aya magambo nguko nayababwiye. ni amagambo aboneka hariya mu rwa mbere rw'Abakorindo igice cya 13 tuhera ku murongo wa mbere tugeze ku 9. birashoboka kuba ari amagambo ntabwo ari rwa mbere wayumva, njyewe yamfashije, ndagira ngo nawe aze kugufasha. rimwe natubwira ngo nubwo nagira indimi z'abantu n'iz'abamarayika ariko singira urukundo, mba mbindutse nk'umuringa uvuga cyangwa icyuma kirenga. kabiri, kandi nubwo nagira impano yo guhanura ngamenya ibishwe byose n'ubwenge bwose, kandi nubwo nagira kwizera kose ngabasha gukuraho imisozi, ariko singira urukundo ntacyo mba ndicyo. gatatu, kandi nubwo natanga ibyanjye byose ngo ngaburire abakene, ndetse ngitanga ubwanjye ngo ndwikwe, ariko singire urukundo ntacyo byamarira. kane, urukundo rurihangana rukagira neza, urukundo ndirugira ishyari, urukundo ndirwirarira ndirwihimbaza. gatanu, ndirukora ibiteye isoni, ndirushaka ibyarwo, ndiruhutiraho, ndirutekereza ikibi ku bantu. gatandatu, ndirwishimira gukiranirwa kw'abandi, ahubwo rwishimira ukuri. karindwi, rubabarira byose, rwizera byose, rwiringira byose, rwihanganira byose. umunani, urukundo ntabwo ruzashira, guhanura kuzarangizwa, no kuvuga izindi ndimi kuzagira iherezo. 9, kuko tumenyaho igice kandi duhanuraho igice. nshuti bavandimwe, nimwakire neza ijambo ry'Imana. aya magambo ndagira ngo tuyasesengure mu ncamake. nguko umutwe w'amagambo nge nawise urukundo rw'umwizera. umwizera ninde? umwizera turasangamo umupasiteri, turasangamo umukristo, umudiyakoni, umuvugabutumwa, umwarimu, yewe bantu bafite amatitire akomeye mu matorero nibo twita abizera. ese wowe niba uri umwizera, hano hatubwiye ngo urukundo ruhebeje byose kuba ingenzi. uri umwizera, ese koko ufite urukundo? rimwe hatubwiye ngo nubwo navuga indimi z'abamarayika ariko singira urukundo, ngo mba mbindutse nk'umuringa uvuga cyangwa icyuma kirenga. urukundo ruhebeje byose kuba ingenzi. nda munyembano cyangwa se nk'uko batubwiye ngo nubwo navuga indimi, byumvikane ko ushobora kuvuga indimi z'abamarayika cyangwa se ukaba uvuga indimi mu torero ry'usengeramo, ariko rwa rukundo Imana ishaka itarukubonamo. Bibiliya itanga ingero z'ibihari. ibaze kugereranya umuntu na kiriya cyuma kirenga cyo ku ishuri. nshuti bavandimwe, ni amagambo akomeye, ariko ni amagambo arangwa n'abantu bazi ko bavuga Imana. nshobora kwitwa umuvugabutumwa ariko Imana itambona. ese mbanye n'Imana neza? nshobora kwitwa umupasiteri ariko Imana itambona, ari titire nasigayeho gusa, nda kindi kinzigayeho. nshobora kwitwa cyane cyane aho bavuze kw'aba bantu b'abanyembano, kwitwa umunyembano ucishwamo ijambo ry'Imana cyangwa se ugaragara ngaho Imana ikuvugiramo ariko Imana itakuzi. wowe bigumemo, uvuga Imana neza kandi ubanze wirebeho urebe niba koko urukundo rwawe rufatika rumeze neza. tuba abagabo bo guhamya Yesu
kabiri niba atubwiye ngo kandi nubwo nagira imbano yo guhanura ngamenya ibishwe byose n'ubwenge bwose, kandi nubwo nagira kwizera kose ngabasha gukuraho imisozi, ariko singira urukundo ntacyo byamarira. Ibaze kwizera kugeraho gukuraho imisozi, ariko ngo nta rukundo. Byumvikane ko hari abantu bitwa abanyembano basenga bakora ibitangaza mu nzu y'Imana, ariko Imana itabazi. Ibitangaza byose ntabwo bituruka ku Mana, hari ibitangaza bituruka kuri Satani, kandi Satani Bibiliya nitubwira neza ngo wasiwe ugushije ishyano kuko umanukiwe n'umwanzi Satani. Ni ukuvuga rero twumvikane tuba abagabo bo guhamya Yesu ng'umwami n'umukiza. Ushobora kugira iyo mpano ariko Yesu utamuzi. Amina. Nukuri twemerere Yesu atuyobore kuruta uko twakwiyobora. Shuti bavandimwe, ndagira ngo iyo tuganira amagambo y'Imana tuba tugomba kunezezwa n'aba bavuga butumwa batubanjirije, nguko uyu Sawuli cyangwa Paulo yahinduriwe izina akitwa Paulo. Ni umugabo wavuze Yesu ku rwego yafunzwe agacibwa umutwe. None wowe nta nubwo urakubitwa kubera inguru watangaje Yesu yakubwiye ngo ukubitwe cyangwa se ufungwe ukarangiza ukavuga ngo uhamya Yesu. Ndagira ngo ubwire, reba guhamya Yesu kwawe. Wowe icyawe urangwa no kwirira neza, kuryama neza, kuba mu mazu meza y'ibitabashwa, ariko Yesu ntabwo uragera ku rwego rwo kumuvuga cyangwa umuryeho imbaka ngo bagukubite. Ndagira ngo Yesu kumuvuga ntabwo ari umudendezo gusa, ugomba kumuvuga ariko yewe ukagaragara hahandi umuvuga mu batamwemera, mukajya imbaka bikaba ikibazo. Ndagira ngo rero uyu Yesu kumuvuga ni ibintu ntabwo bibamo umudendezo gusa. Ndagira ngo twemerane nk'uko kane yatubwira ngo urukundo rurihangana. None wowe mu Kristo iyo umuntu agutunze urutoki urababara ngo bamvuze. Urukundo rurihangana rukagira neza. Urukundo ndirugira ishyari, uri umunyeshyari, ariko ngo urukundo urarufite cyangwa se Imana urayizi. Kuba witwa umunyeshyari Yesu yakuvuyeho kera. Gerageza kwisuzuma ngo urebe. Urukundo ndirwirarira, ndirwihimbaza. None bamwe mu banyembano cyangwa mu bavuga butumwa usanga bihimbaza, usanga bikubita mu gatuza ngo yo ndahagera. Abakristo ntabwo bari kuza insengero. Hari abantu babaye ibigirwamana, ukumva ko haba ikigirwamana, nyamara ntabwo byari bikwiye. Emerera Yesu agenzure ubuzima bwawe kuruta uko wowe wakigenzura. Ndagusaba rero shuti muvandimwe, emerera Yesu akugenzure kuruta uko wowe wakigenzura. Gatanu natubwira ngo ndirukora ibiteye isoni. Byagaragaye ko ari abanyembano cyangwa abavuga butumwa bakora ibyangwa n'amaso y'Uwiteka. Ndabyibuka bimwe mu byandanze. Rimwe na rimwe harigihe najyaga mu nzu y'Imana nanyweye inzoga, ndeba ko abo bavuga butumwa barandeba cyangwa se baramenya, ariko Yesu we abakureba uko byagenda kose, abakureba. Niyo mpamvu Yesu uvuga bikaba, yategeka bigakomera. Ndagira ngo umenye ko abareba ibiri mu mutima wawe. Yesu abareba buri kimwe cyose, ngo n'umusatsi wo ku mutwe wacu wose arawuzi. None wowe urihandagaza ukavuga ngo uzi Yesu, ariko uracyakora ibiteye isoni. Ese Yesu koko arakuzi? Ese Yesu uramuzi? Ni ikibazo nakibaza nawe ngikubaza. Ndagira ngo kuba wakitwa umuvugabutumwa ugakora ibiteye isoni mu maso y'Imana, ndajuru uzabona. Gatandatu niyo tubwira ngo ndirukora ndirwishimira gukiranirwa kw'abandi, ahubwo rwishimira ukuri. None wowe uri umunyembano, uri umuvugabutumwa,
ariko urishimira mugenzi wawe wahuye n'ibibi, urishimira mugenzi wawe wahuye n'ibyago. Turapfusha, tukababazwa, tugahura n'ibibazo. None usanga abantu muri iyi minsi bishimira ibyago by'abandi, nyamara ibyago mugenzi wawe afite, ndagira ngo utangarize ko ibyo afite nawe ejo bizakugeraho. Nshuti muvandimwe rero, njyewe iyo ndi kuvuga Yesu mba ndanga ingero, ahanini nzitangiraho. Nibuka ko nari ndi umugabo wabanye n'abavugabutumwa benshi batandukanye. Ugasanga umuntu n'umuvugabutumwa ariko ni umusinzi, ugasanga umuntu n'umuvugabutumwa ariko ni umusambanyi, ugasanga umuntu n'umuvugabutumwa ariko ni umunyamatiku ku rwego rwo hejuru. Ndagira ngo rero nguko Bibiliya bitubwira, rubabarira byose 7, rwihanganira byose, rwizera byose. None wowe uri umuvugabutumwa ariko ndi wizera mugenzi wawe, uracyari umunyamatiku, uracyari umuntu w'umunyamafuti ku rwego rwo hejuru. Ndagira ngo ubwire ko uyu Yesu twakurikiye ntabwo akunda umuntu w'umunyamafuti, ntabwo akunda umuntu w'umunyamatiku. Emerera Yesu akugenzure kuruta uko wowe wakigenzura. Cyane cyane ndabwira abahanuzi n'abanyendimi n'abavugabutumwa, ibyo byose Bibiliya yaje itubwira ngo bizakurwaho, bizakurwaho, ngo kuko tumenya igice kandi duhanuraho igice. Aba bavugabutumwa, abahanuzi, abantu bafite amatitire akomeye mu madini, ndagira ngo mbabwire ko Bibiliya itubwiye ko nguko ari ku 9:8 yatubwira ngo urukundo ntabwo ruzashira, guhanura no kuvuga indimi bizarangizwa, ariko urukundo rwo ntabwo ruzashira. Ndagira ngo ubwire rero nshuti muvandimwe, ibi byose turi kwirigwamo, hari igihe kizagera Imana ishire akadomo ivuge ngo n'ubundi igihe mwigishije abatumva birahagaze, ubane ibyo wamenye bite birangira. Ndagira ngo ubwire ko ibi byose bizarangira. Izo ndimi zawe wiratana, ayo matitiri ufite mu matorero bizashira, bikurweho, ariko Yesu we ntabwo azashira, yewe n'urwo rukundo ntabwo ruzashira. Twerekeza ku mwanzuro, twamaze kubona amagambo menshi, tubona ko urukundo, twamaze kumenya urukundo icyari cyo, ko benshi yaba umupasiteri cyangwa umunyembano, umwarimu, ibyo byose ayo matitiri azavaho, yewe ba bishop bakomeye cyane, ba apotere, byose bizavaho, ariko urukundo ntabwo ruzashira. None mwene data cyangwa mushiki wanjye, ugeze mu rukundo, ese ntabwo ufite rwa rukundo rw'ibyiciro ngo wumve ko niba uri umukire urabana n'abandi bakire, niba uri umuvugabutumwa uzabana n'abandi bavugabutumwa, niba uri umubishop uzabana n'abandi ba bishop, ibyo ngibyo bizashira. Ndagira ngo twemerere Yesu atuyobore, dukundane rwa rukundo rumwe Yesu yakunze abari mu isi cyane, cyangwa Imana yakunze abari mu isi cyane, nguko Yohana 3:16 atubwira ngo kuko Imana yakunze abari mu isi cyane byatumye itanga umwana wawe w'ikinege, kugira ngo umwizera wese atarimbuka ahubwo ahabwe ubugingo buhoraho. Ndagira ngo wemerere Yesu aka kanya, dusenganire isengesho, twemerera Yesu aturane natwe, dukundane rwa rukundo rumwe yadukunze. Ntabwo ari uko yaratwanze, ahubwo yewe yari afite gukora ibindi, ariko ni umugabo wadukunze twebwe ubwacu. Reba icyo twamwituye kumwica cyangwa se kumugirira nabi. Ndagira ngo rero aka kanya dusengane. Shima mwami Yesu, hari bamwe bemeye ko bava ku by'isi ubwo bagakundana urukundo rwa rundi wadukunze tukaba ari mu isi. Ngano Mesiya muzima uwemeye kuzamura ikiganza cyangwa guhaguruka akubahishije umubiri we, reka umusange kandi umusanganire murengezi w'ubugingo, nawe wa munsi azakubone ng'Imana. Bana natwe rero, bane na buri wese wemeye guhinduka icyaremwe gishya, niko tubigusabye ni mu izina rya Yesu Kristo. Urakoze.
amen amen amen.